Mega Ma Live TV. Even ownership is there. That's why you're going to see a man or a servant of God moving, and then they meet with the president, and then see the king, and then you see them open the doors, and then they enter, and then see, because there's ownership that the Lord has given them. Even ownership is there in the world that the Lord gives. Amen. I'm seeing people that are saying, no. This way is very sweet to me. People are thinking in their hearts. We saw people. We saw people doing things. We saw people doing all things. We saw people who were king. That were very wrong. But why they didn't know? If God gives reward of wealth, those that do wrong things, they still have wealth. For real, that one is a point. That what you're saying is true. The second thing I say, the Lord gives honor. In what the Lord reminds us in worship is there. There are people that do wrong things, that don't know even about the word of God, even if God exists. But you see them to be honored. Where they pass, you can't pass. That can't shake any person. Oh, I wish you is to change it to a servant of God. Or maybe wish to do the ways of the Lord. Because even those that are not prayerful, because all those that are not praying for the Lord, they still have orders. But I want you to reach the that is sweet to me. When they come, when they just reach there, without reaching anywhere, it was going to be a problem. But those that have the word of God are filled with the Holy Spirit. Are filled with the Holy Spirit. And when you read the word of God, in Matthew chapter 19, in verse 16, and then reach out to verse 20, there is a way that Jesus said. And the man called Peter, he was seated, and then he heard and paid attention to what he said. All of you who are here, those that have left their things and followed me, our Lord in heaven is going to give you wealth. Our Lord is going to give you worship. And then one looked at him, and then he saw that there are people that didn't follow him, but they still have those things. And then saying, how is it possible? Peter stood up, and they started to question Jesus. We've got a man that we stay with who is a neighbor. He never follows you. And he's got ownership. We've got another neighbor. He never follows you. But he still has wealth. How is it possible? And Jesus looked at him and said, Peter, I want to tell you a secret. They have the wealth. They have the ownership. But there's something that they don't have. But there's something that they don't have.
Amen. 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 One told people ownership and wealth. But there's certainly one that is not given to anyone. Only someone who was righteous. It's only going to be given to someone who works for the Lord. There is a reward that God gives. This reward is wealth, is ownership, and what is more is eternal life. It's eternal life. This reward that is called the reward that is called eternal life. The reward that is called eternal life. And Jesus told Peter and told Peter to say, be patient as you are still on earth. Whatever you later are going to multiply. And above all, I'm going to give you eternal life. Amen. I'm going to give you eternal life. This is what we are looking for. This is the reason why we came. There is nothing else. Because we know there's a reward that the Lord is going to give us. The Lord is going to give us wealth. As we are in this earth, is going to give us ownership. Now after this life, the Lord is going to give us eternal life. Amen. Amen. This week was very sweet to me. We're going to pray so that we continue to hear the men of God as they sing for us, as they also work, as they work as let's work together with them as we know that there's a reward that the Lord has kept for us. Praise be to the Lord. Amen. We're going to pray. Amen. Who was blessed so very much. Go here in this congregation. But without having a humble heart, a heart that is supposed to be moving, just like Jesus humbled himself and left what he had in heaven. You who's come in this congregation saying I was a thief, I've left all that, I was a prostitute, I've left all that behind, I used to steal, I've left all that behind, I used to have anger, I've left all those behind, I was a drunkard, I've left all that behind, and then feel there is something I want to leave behind. So that the Lord today can write them in the book of life. So that the Lord can constant write so that the Lord can continue to write your story. So that the Lord can continue to write your story of worship. Now after this life, those that believe there's another may the Lord give you eternal life. If you're in this service, you're going to raise your hands. You're going to raise your hands so that we pray for you. If you're in this service and say there's some things that I want to leave behind, you're going to raise your hands so that we pray for you. And the second prayer we're going to pray is a prayer that says, we thank you because you turn us to be your savior. Whenever we pass through difficulties, and that makes us to say goodbye to the eternal life that you've kept us. If there's something that is painful, is to see you waking and then reach over 28
Hallelujah. Amen. Arakoze umugisha wacu. Thank you so much to our preacher. He's taught us a very good way. And may the Lord bless those that have read it today. We're going to pray. Yes, Lord. Glory belongs to you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We welcome you. May you come closer. Imana yamugisha bose turakwemera Yesu huza congregation. Hallelujah. Amen. 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 Imana yamugisha. May the Lord bless you. Kandi kiruta byose turajya mu ijuru. What is above is that we're going to pray for you. Hallelujah. Amen. 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 We continue. Things are continuing to be joyful. Amen. Amen. Reka twakire umukozi w'Imana Pastor John kugira ngo akomeze mu mwanya ukurikiraho yegera hafi n'Imana mashi. Servant of God, Pastor John. May the Lord bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndagira ngo abacuranzi batwegerere ibyuma kuko tuza muri kakanya kacu bira abacuranzi. Hanyuma kugira ngo tugere mu mwanya w'izina ry'Igitaram. Amen. So that we can reach the good moment. Birashoboka kandi kwenda ko abantu barambiwe ariko ndagira ngo mwihangane akanya gato dusigaranye. Mwese muzamure ibiganza muhereze Imana yacu cyubahiro. Let us go raise our hands so that we can give glory to our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu munsi ni umunsi w'igiterane. This is a day of the concert. Kandi kuko mubizi dufite umwana wacu witwa Jean Paul. And we have our son called Jean Paul. Umunsi wo kugira ngo ashyire alubumu ye ku mugaragaro. It's the day for him to show his album. Kugira ngo uyu munsi aze kudutaramira atunezeze. So that he can show himself and then uburyo rero ari buze kwinjira no kuri stage namwe murabigiramo uruhare. The way he's going to come here on Mbese stage. muranezerewe. Are we happy? Amen. Amen. Ndagira ngo twese duhaguruke. I want us all to stand up. Abacuranzi begera ibyuma. Those that are near, may they come closer. Imana ibamugisha murahaguruka mwese. Let us all stand up. Hanyuma turasaba ihagarare kuri uruhande irihagarare kuri uruhande. We're going to ask the choirs to stand in Ibadawishaka koyamamara. Umwami Yesu niyamamare. Ibadawishaka koyamamara. Umwami Yesu niyamamare. Ibadawishaka koyamamara. Umwami Yesu niyamamare. Yeah.
murayumva nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Yewe imbaraga, yewe imbaraga we, yewe imbaraga, yewe imbaraga cyane, yewe imbaraga we, yewe Jean Paul ahari natambuke aze kugira ngo tumurebe Jean Paul natambuke hanyuma abacuranzi badushyiramo akazuki natwe duhagaze nta muntu uri bwice kugira ngo tumwakire aze hano kuri stage karibu hanyuma badushyiramo akaririmbo kugira ngo kamwinjize hano Jean Paul. We're going to see that near the song that
kandi murabona ko ari kumwe n'abakozi b'Imana ahagaze hagati y'amaboko abiri yumva neza ko buri mwana bashimwaje ko yabwira abantu baturasi nawe uwumva adafite ishyari nakomeye Imana bashimwaje ko uziko wagira ngo ni umugeni asa neza cyane nimumutungirigana buryo n'Imana imumugisha nanjye ni umushinga w'itorero mu minsi iri imbere kongeraho kuba umuhanzi
icyo babwira. They told me to say I should have one thing to tell you. Ariko icyo umwuka w'Imana yababwira ngo bari cyo gukora. Whatever the Holy Spirit is going to tell you is what you're supposed to do. Kubera ko murasa neza, murasa n'Imana. You look very great. Ndabizi iki giterane cyarasengewe. I know that this concert was prayed for. Nijoro naryamye ntinze naniwe numva ngiye gusinzira nkaruhuka. I slept very late. Batujyanye saa munani z'ijoro buri bitotsi. But when it's reached around 04, I couldn't sleep. Umwuka w'Imana nsohora mu nzu anjyana gusenga. The Holy Spirit took me somewhere to go pray. Barebye rero ndimo ndabona ibyo nasengeye Imana yabikoze n'izina rya Yesu birabaje. Reka rero Nibihe kandi icyo umwuka utegeka gukora ugikore biremewe. I'm going to sing that whatever the Holy Spirit tells you to do. Nakubwira ngo icara wicare. If the Holy Spirit tells you to sing, nakubwira ngo uhaguruke. if He tells you to stand up, you should stand nakubwira ngo up. byina ubyine. If He tells you to dance, you should dance. nakubwira ngo hanura uhanure mu izina. You should prophesy in Jesus' name.
Abakozi haleluya. Ntimucikwe haleluya. Abakristo b'Imana haleluya. Abakozi Imana bashumba haleluya. Amen.
bintu hari umuntu wabigaya wabigaga wagize ati ngo yabagize atamushoka ise mushoka Haleluya Okay, please reka turibe kara karibu gato noneho tuhite bereza umuyobozi tumusubize umwanya akaribu gato nabo twicara turata tugenda cyane reka turibe akabu gato ako karibu hanyuma dukomeze duhagarare hano nta kibazo mwashi Haleluya abantu bitabiriye igiterane muri Zambia muri Lusaka bereza umwanya cyubahiro Igiterane muri Lusaka mani habichwa Japo turakubaha umukozi w'Imana ariko amavuta arahera jewe uretse gato kuririmba sibyo uyu munsi naje nitwaje amafaranga kandeba yanjye ubundi naje ngiye kugura imiti umudamu sinzi ikibazo cyabaye imiti sinayigura arashyizemo amagana abiri hari n'ayandi mfite hano rero uretse kuririmba sibyo uretse kuririmba ntabwo uri buririmba uyu mwanya ngewe ayo nashyize aha ngaha ndongera ayandi ariko uretse kuririmba kugira ngo uririmbe ibintu byawe biraheze uretse gatoya uretse ushumva fasha ndebera naye nta mafaranga ajyanye wowe nawe mu rugo naregeranya barane uko bigenza ariko uretse kuririmba amavuta araheze uretse gatoya Amen Haleluya indirimbo baturirimba abakozi Imana n'abantu twizeye amen mbese hari abizeye uyu mugoroba Imana bahumugisha nuko babivuze Jean Paul aracyari hano kuko n'umwanya we tugiye kumwaturirimbire izindi ndirimbo ebyiri amen ariko atararirimba nagira ngo yagirize kirangise kibakijyanye kure aho bagitereke hejuru y'iriya bafure hanyuma umudiyakoni agihagarariye iruhande ibyo nshaka hariya urajya utambuka hariya ushyire mu ituro ryo gushyigikira Jean Paul ujya utambuka hari imbere hari abapasitori n'abarimu n'abakozi b'Imana barajya bagusabira umugisha mu izina rya Yesu amen kuko nubwo Jean Paul ari kuririmba ariko ni umunsi w'umugisha uyu munsi afite indirimbo nyinshi cyane kandi zifite amavuta murabona ko yambaye neza urabona Jean Paul yambaye neza mu gukomera amashyi menshi cyane ariko nibaza ngo yambaye gutyo uyu munsi umunsi azarongora azaba yambaye gutyo nimuvuge ngo amen byose ni byiza kandi ni umugisha rero tugomba kumushyigikira n'abantu bamukunda abantu bakunda Imana bagakunda na Jean Paul muri make Imana iri muri Jean Paul ndetse n'impano abakunzi Imana muri Jean Paul bongera bagakunda Jean Paul muzamure ibiganza turebe ndashaka kubabona Imana ibaha umugisha mwinshi bari aho bose ni abakunzi bawe kandi barakunda n'Imana iri muri wowe natwe abakozi b'Imana nk'abapasitori abadiyakoni n'izindi nzego turagushyigikiye mu izina rya Yesu twerekere mwana wacu ugere hirya kure aho abandi batabona mu izina rya Yesu tugiye kumushyigikira rero mu gihe ari bari kuririmba urajya utambukana amafaranga kuko ijambo ryatumye ngo umugisha Imana itanga harimo ubukire ndetse n'icyubahiro kandi kugira ngo ukire hagomba gukoresha inshinga yitwa amafaranga nawe yibwiyegerereho amen so rero urajya utambuka umushyigikire ariko nagira ngo nakira byibura abantu batatu ba mbere oya batanu ba mbere mumba bashyigikira Jean Paul kuko dufite sede ipfunyitse iri ahantu heza baza kwigiza hafi nayo nyibone abantu batanu ba mbere mumba baza kugura sede ya Jean Paul
kuko indirimbo zisigaye ziri imbere agiye kuturirimbira abo bantu baraza baziririmbane nawe bahagaze hano niba hari abantu bumva baba bambere mu gushyigikira Jean Paul bagashyigikira Jean Paul bagura izo sebe byibura batanu bambere ndashaka ko batera intambwe bakaza hano baratambuka muzi izere ibyawe rwose arabishoboye muragera izere ibyawe rwose arabishoboye nubwo mwari icumi nta kibazo kunsanga abantu bashaka kumushyigikira bagatahana na sede ku buryo bwihuse ni njyewe ufite ububasha bwo kugira ngo ntange izo sede baratambuka banyegere muraza hano abo bari hafi izere Yesu ibyawe rwose arabishoboye
korali ya Kiri na Paul Celebration n'abahanzi ba hanyuma tugiye kugira mu kanya ko guha Jean Paul impano baba bafite impano muraba muri hano hafi. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Abaririmbyi amen. Haleluya. Amen. Muri muze kuririmba indirimbo imwe n'abaririmbyi hanyuma muze guhimbaza Imana ku bwa Jean Paul. Imwe muri muze guhuriraho n'abaririmbyi nubwo mutarepeta ariko iyo ndirimbo muze kwituririmba icyo ni ikizaba. Amen. Kandi dirigente muri iyo mama muri hariya uba gushimira mwese igira hino mama uraba dirigente uwo ndabona niwo wari utabose hano Imana ibamugisha. Amen. Hanyuma abantu bagushakira ka mikorofone ababishinzwe bafite bahari hanyuma abantu bose mwazanye impano mugiye gutambuka murajya muza mwereze Jean Paul impano hanyuma uyu mubyeyi araduterera ikorasi tubyine twese nk'itorero turaduhagurutse guhimbaza Imana twese turahaguruka guhimbaza Imana hanyuma abantu batambuka baze bahereze Jean Paul impano. Imana yacu iboneye umugisha turasaba iterano ko turi kubona kwegeza n'umwanya wo gusoza hanyuma kuri uyu mutambuke muzanire Jean Paul Imana bamuteguriye kubaza ufite uyu munsi wa none hanyuma dusaba uyu mudamu aduterere ikorasi ariko iri budushyire mu mavuta. Amen. Imana imuha iki umugisha bajya badutere ikorasi ya Paul afite impano niba hari abantu baririmbyi hano bajya gutambuka muyimuhe niba hari abaririmbyi mu bakristo kandi baratambuka muze mwegere Jean Paul muduhe Imana. Imana ibamugisha karibu bamugisha. Byiza we bizamera bite mu ijuru hanyuma muturirimbire n'abahanzi turaza kureba namwe bari akanya
kugira ngo namwe tubaririmbire. Amen. Haleluya. Ariko harako nshaka ko batura nanjye kamwe k'amasegonda atanu. Upeni Bwana utukufu na nguvu. 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 Thank you.
mesaje tutapfundiye kandi tugiye gusorezaho. Turi kumwe n'umuhanzi umukozi w'Imana, afite amavuta, afite indirimbo nziza. Reka tumwakire Hirwa na Kreti dukomere Imana amashyi menshi. Bari baha umugisha cyane. Yeah.
yakabaye umuhanzi ariko rwose dukomeze umuhanzi abashimisha cyane ababaye umuhanzi noneho dukomere n'Imana amashyi menshi nawe bamugisha cyane amen turashoje munyarwanda niho wavuze ngo nta karyoshye bahora bitamo amen haleluya umurundi baravuga ngo agasaga nakagaruka amen reka twiyegereze umukozi w'Imana umushumba guturuka muri Nibihe Fada adusoreze iyi gahunda dukomere Imana amashyi menshi mwagize neza Imana y'umugisha Uwiteka arabahereza aho mwakuye Imana ibagire neza naho utaha Imana y'umugisha Haleluya. Gikuru shima Imana niyo yadushoboje kuko burya umwana w'umuntu agira imigambi ariko imigambi yose y'umwana w'umuntu yuzuzwamo n'Uwiteka. Imana yakoze rero ndigushimira abakozi b'Imana abapasiteri siniko bavuga amazina bari hano abadiyakoni abarimu abaririmbyi bose abakristu bose bashyigikiye umunsi ndetse n'abana bato bashyigikiye umunsi mwese Imana ibamugisha ariko nagira ngo kuri ikintu kimwe Jean Paul ngira hano imbere agaragara uruhare hirya ngaha Jean Paul Imana ibamugisha uri mubona umuhungu wanjye Imana yampaye Imana rero ndayishima kubw'ibyo yakoze ngiye kukubwira ikintu kimwe umurimo uri gukora ntabwo ugomba kugarukira muri Afurika uyu murimo ugomba kwagukira no hanze ya Afurika ubwo rero ngiye kuguha itike y'indege aya ntabwo ari amafaranga ni itike y'indege uyu murimo ugomba kwaguka kuko ntabwo Imana yaguhaye ikintu kitazagira akamaro Imana yaguhaye ikintu kizazunguruka ku isi hose kandi turabyatuye kuri uyu munsi kandi bikoretse kuri uyu munsi Mana data wa twese uri mu ijuru Imana ishobora byose nzi neza ko uri Imana ifite imbaraga kandi ukora byose kandi ntawagukoreye uzaheka amaboko kandi
hari igihembo cy'umukozi wawe ni ubukire icyubahiro ubugingo byakire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. turarangije naho gahunda y'uyu munsi bose abantu bose bageze hano basaba umugisha kandi sinabona uburyo bivuga byandenze gusa igikuru gihari urubanza rwose namwe muzagira muzatwitabaza kuko iniyofe a force y'abantu bashyize hamwe nta kintu na kimwe kibananira mwemeye gutanga umwanya mwemera gutanga ubutunzi mwemera no gutanga n'izindi mbaraga niyo umuntu avuga burya imbaraga ziratambuka imana ibahera umugisha abagira ngo rero dusoze gahunda ahangaha mwari muri ni muri Nibihe Pentecost International Church abo mwasize inyuma mubaramutse cyane mubahobere muti abo muri Nibihe Pentecost Church barabatashya bakire ntashyo abagira ngo rero muhaguruke dusezeraneho. Action. Twongeye kwishimira kubonana namwe nyuma y'iki gitaramo. Mu by'ukuri iki gitaramo kibasigiye ihe shusho cyangwa ni iki kintu cyabatunguye cyangwa icyabashimiye cyabababaje muri iki gitaramo ni karibu. Ya murakoze ntabwo nta kintu kimwe kigeze kimbabaza ibintu byose byari byiza byari bimeze neza ibyo nasabye Imana yagombaga gukora nibyo yakoze ndetse yanarengeje je nibyo narinze ko byagombaga kuba ubwo natunguwe no kubona abantu benshi bari baje kunshyigikira mbese numva muri make nishimye ku mutima Imana yakoze kandi yakoze ibirenze n'intego yangira nifite yo guhumbya satani nkungura ijuru ndizera rwose yagezweho mu izina rya Yesu. None niki wabwira abakunzi bawe kuri uyu munsi wawe w'ibyishimo? Ya icyo nabwira abakunzi banje ni ukubashimira bakoze kumba hafi bakoze kuntera inkunga bakoze kunshyigikira kandi navuga ngo ibyo babonye cyangwa se byabonetse ni bikeya ibindi biracyaza biracyari imbere mire nka wundi kuko narahiriye gukorera Imana kuva nkiri mutoya kuzarinda ubuzima bwanjye bwose numva narabuhariye Imana rero nta kibazo turakomeza gutegura n'ibindi byinshi imbere ndizera bazakomeza kuyibona. Bakunzi ba Megamind Live TV nkuko mubibona muri studio cyangwa turi kumwe n'umutumirwa kandi inshuti yacu umuhanzi Jean Paul reka abasezereho kandi naho ubutaha. Okay mwakoze cyane ndabasezeye kandi reka mbabwiye baze gukora subscribe kuri Megamind Live TV kuko ndizera ko byinshi imbere bizaza bazajya bikurikiranaho kandi no kuri channel yanjye nayo bajyeho Hirwa Jean Paul naho bakandi subscribe ibyo tuzadushyiraho byose bizajye bijyaho. Imana ibahereza umugisha mwakoze cyane. Shalom shalom. Shalom shalom. Okay. Ya bakunzi ba Megamind Live TV nkuko mubibona magaze hagati y'abastari abahanzi inshuti z'Imana n'abantu bari bitabiriye igitaramo cyo kumurika umuzingo album launch ya Hirwa Jean Paul. Ndi kwibaza ni iki mwabonye kitagenze neza ese ni iki cyagenze neza mwashimangira mumfashe mudusubize mu magambo makeya. Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Senganye Diedone. Muri make ibintu byagenze neza kandi icyo nabonye yenda cyaba kitagenze neza uburyo bwo gutangira no habayemo kugurana kubera gukererwaho gatoya nkanjye nicyo kintu nabonye kitagenze neza ariko muri make ibintu byose byagenze neza abitabiriye bari bahari byagenze neza cyane. Nanga siri yake wabibonye ute? Cyo kuntu nabibonye mpera ku byiza kubera bibi by'amabije inyuma nubwo bidushikira tutabishaka ibintu byagenze neza kandi abantu bari bitabiriye ari benshi kubera ko urazi ko n'amabize yo muri ibi bihugu tuba turimo
umuntu wese aba afise akazi kamugira okipa ariko bari bitabiriye muri make. Hanyuma nk'uko mwabajije ati cyagenze neza n'icyagenze nabi, ya nta kintu kiburi, nta na rimwe hegera ibintu byose bigenda neza kuko ngo nta barabara riburi korose. Tugerageje kuvuga muri make nk'uko mugenzanje yabivuze, cyatubangamiye gusa n'umwanya ku buryo nka next time ubishitse akaba ari nka jewe nosaba abantu bakazira ku mwanya. Abantu bakunda kudukurikirana, abantu bakunda kuba basapota ibi bikorwa byacu bagashikira umwanya, gahunda zikagendera ku mwanya, nico novuga muri make. Hanyuma ni iki mwabwira abakunzi banyu muri rusange kugira ngo bajye bitabira ibikorwa byanyu? Ese uwabashaka yabasanga hehe? Murakoze cyane. Abakunzi bacu icyo nababwira ku ruhande rwanjye nk'abakunzi banjye, nababwira ko tubahishiye byinshi kandi nk'uko tugenda twigira muri bino bikorwa biba bibaye nk'ubu, hari ibyo twigiyemo nko ku ruhande rwanjye ibyo nigiyemo. Ubwo rero abakunzi banjye nababwira ko byinshi nize n'ibindi biri imbere, tubahishiye byinshi. Nanga Siriake we wigiye iki muri ibi bikorwa? Ese uwabashaka yabasanga hehe? Ndahera kuco nigiye muri ibi bikorwa kubera ni first time ngiye kuri performance, kubera ko ntabwo maze igihe kirekire ndirimba, ariko maze igihe kirekire mvise impano yanje ku mutima wanje mu buzima bwanje. Rero icyo nahaboneye nuko nasanze ibintu bimeze neza, nkabona abantu baririmba live kandi twebwe twaririmbye nimba sinzi ni playback yaryohita gute. Ubundi tugashaka no kuyikosora kugira ngo natwe ikindi gihe tubonye amahirwe yo kubona umuntu aduhamagara kugira ngo tuze kumushigikira, atugaragaze natwe ko tuhari, ko natwe twokwikosora tukaririmba kuri ntuze kuri live nyene nkuko abandi babigendeje. Hanyuma aho mwotubonera naho biragoye guhita umuntu habona ubwo nyine, ariko ni ngaha nyene muri iki gihugu muri Rusaka niho dusanzwe tuba. Hanyuma ni mu itorero mubarizwamo? Ntabwo wantomoreye neza. Jewe iteraniro ryanje itorero nako Dedi riba mu Ciboriya niho dusengera. Kandi nanone umuntu ashobora kugusanga kuri YouTube channel? Kuri Stone of God. Sanzwe ndi n'umukinyi w'amafilime, nkaba mfise n'indi family yitwa Umukristo TV. Izo zose abantu baze bazikurikirana kandi tubona baha karibu kuri izo channel zose, Umukristo TV, Stone of God, Mega Minds Life, bose turaba haye karibu kubera n'umuryango wanje. James imiryango myinshi muri make. Yes, bakunzi ba Mega Mind Life TV, nuko umunsi wari umeze wo kumurika umuzingo album launch y'umuhanzi Hirwa Jean Paul. Reka tubabwire yuko ibyiza biri imbere kandi ibitaramo nk'ibi bishimisha, biruhura mu mutwe, binezeza, bifasha umuntu. Naho ubutaha turabakunda cyane. Everybody be blessed.